ijwi ry'umukanguzi. Yesu ashimwe bene data nshuti z'umusaraba, tubahaye ikaze ku ijwi ry'umukanguzi. Tugize umugisha wo kongera guhura aha hantu kugira ngo tuganire ku byanditswe byera, kandi dushimira Imana itubashisha kugira ngo tujye tubonana buri munsi. Imana ishimwe. Amen. Amen. Twebwe tugihumeka ni twebwe dufite inshingano zo gukora uyu murimo, kandi nyuma y'ubu buzima turabizi neza ko tuzahembwa buri wese akurikije uburyo yagiye akora. Rero ku ijwi ni Marcel nk'ibisanzwe, ndi kumwe na Aniseti turakwakiriye mu izina rya Yesu. Murakoze cyane kandi nawe turakwakiriye tuguhaye ikaze. Amen. Amen. Twakiriye Jene uri kudufasha ku buhanga bw'ibyuma, kandi twibutsa abantu ariko n'ubundi bamaze kubimenya, Jene ni umukristo yakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza. Imana imuhe umugisha. Amen. Nakiriye bene data turi kumwe muri iki kiganiro, hari ushobora kuba aje ari ubwa mbere ku ijwi ry'umukanguzi baramuraritse. Rero niba nawe waranyuzwe, reka tugusabe urarika abandi kugira ngo twese dufashanye muri uru rugendo rujya mu ijuru. Urugendo ntabwo twarubasha twenyine tutari kumwe dufatanye mu maboko, kandi umwuka wera arahari kugira ngo adufashe. Abo tumaranye iminsi namwe turabasuhuje, mumaze kumenya uburyo bwiza bwo gukora umurimo w'Imana, gupostinga, gukora share, byose biradufasha, no gukanda subscribe. Subscribe ntabwo ari ugufasha twebwe, ahubwo twese tuba dufashanya kugira ngo dukomeze kumenya icyo umwami Imana ashaka kuri twebwe. Amen. Amen. Rero mwese turabahobeye aho iri jwi rigera, abari mu bihugu bitandukanye. Nkunda kubikoresha kenshi, uyu munsi bari kunyumva mu buryo bw'ijwi nawe bakakubona wicaye aho ngaho, ariko hari igihe dushobora kuzava muri uyu mubiri abatwumva bose tutabonanye, ariko turabizi neza kwa data ni mu ijuru, aho twese tuzateranira hamwe twese tukishima. Amen. Reka tubasabe rero n'ubundi mudusengere dufatikanyije na bene data kugira ngo tuganire ku byanditswe byera. Imana ibahe umugisha. Reka dusenge nk'uko babidusabye, ariko nanjye reka mbasabe ikindi. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ujya kuvuga izina ry'Uwiteka abanza ave mu bidatunganye. Kandi umurimo w'umwami Imana ntabwo ari uw'umuvurungano. Ni byiza niba wumva utiteguye kumva ijambo ry'Imana, warekeraho kumva ikiganiro, warekeraho kumvira ijambo, ahubwo waza kuba witeguye ukaza kumva ijambo ry'Imana, kuko rimwe na rimwe ibintu twumva tudahugutse tubyumva nabi. Ibyo twumvishije nabi twarabyumvishe, nibyo Satani akoresha duhinyura ibindi. Ni ngombwa ngo Imana tuyihe umwanya. Tuyihe umwanya niba wumva ushaka kumva ijambo ry'Imana, kuko nta muntu uhindurwa n'ibyo yumvisha arangaye. Igihe uri concentré wumva utuje, nibwo n'ijambo ry'Imana rikwensipira, nibwo wumva impinduka yaryo. Rero niba utiteguye wumva utari ready, wabukuyeho ukaza kumva ijambo ry'Imana utuje. Ariko niba utuje, reka dufatikanye gusenga. Mana Data wa twese turi mu ijuru, Imana y'agakiza kacu, Imana yaduhaye umugambi, turagushimiye. Turi mu isi twambaye umubiri, ariko washimye kuduha umwuka wera ngo dushoboze gutsinda no kwirinda intambara zirwanya ubugingo. Muri uyu mubiri rero urahaturindira, uratuyobora, umubiri w'abakwiringira ukaba igihamya cy'agakiza kazima kabonerwa muri Kristo Yesu. None uyu mwanya tuje hano kugira ngo duhamye impamvu y'ibyiringiro byacu, twature impamvu y'ibyo twizera, kandi ijambo ryawe tuvuga ryabayeho tutarabaho. Dushoboze kugira ngo uko turyumva umwuka wera yongere ariduha uko riri. Dushobora kuryumva uko ibingana n'uko twumva, ibingana n'ibyiyumviro byacu, ariko umwuka wera aje adusobanurira ubwiru bw'ubumana. Ubwiru bw'ubumana tubumenyeshwa n'uko umwuka wera yaje. Uwo mwuka naze yomora inguma z'abantu baduteze amatwi badukurikiye. Mwuka wera ahumuriza imitima, yice ubwishi bw'agahinda kari mu mitima y'abakwiringira. Hari abantu agahinda karetse kaba isoko, karagenda karadendeza karatura, ariko uyu mwanya tumenya uwo mubabaro wose udaterwa no kunihira agahinda ubugingo. Mu izina rya Yesu, abarwayi badukurikiye, ijambo ryawe niryo rikiza, ni umuti, riromora. Ijambo ryawe ni inkota ityaye ikebera mugi yombi.
utandukanye ubugingo no kurimbuka, kugira ngo izina ry'uwatsinzwe akaneshwa ricungurwe n'izina ry'uwatsinze akanesha, mu izina rya Yesu. Tugirire neza mwami. Intego ni ukuvuga, ni ugukora ubutumwa bwiza, ni ukuba ubutumwa bwiza. None duhagaze hano, amatwi y'umuntu twumva uyungura ubwenge, uyungura ubwenge, intekerezo zitwumva uze gusobanukirwa n'iby'ubwiru bwawe. Turagushimiye, tugirire neza kandi ubikorera abera bose, ku bw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. 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 Yesu aduhane umugisha. Amen. Turongeye turakwakiriye nanone. Amen. Amen. Abantu tubana ku ijwi ry'umukanguzi cyangwa abizera muri Kristo Yesu, turabizi neza ko uyu munsi turi guhumeka, ariko nyuma y'ubu buzima turimo uyu munsi, ubuzima buzarangira tubeho mu bundi. Yego. Ngira ngo n'abatizera barabizi neza ko hari ababivuga uburyo bitandukanye, ariko n'abatizera bazi ko umuntu wakuye muri uyu mubiri aba agiye mu bundi buzima. Muzabumva bavuga ngo ngewe n'ubundi niyo ntakora aho nzajya ndahazi, umwami nkorera ndamuzi. Ariko ndagira ngo mbabaze iki kibazo, ariko ni byiza kuko twese turushaho kugenda dusobanukirwa. Ese koko umuntu wapfuye azazuka yongera abeho? Ngewe nshingira ku wabanje kuzuka. Yego. Kristo niwe mfura mu byaremwe, ni nawe mfura yo kuzuka. Umuzuko wa Kristo unyemeza ko byose bizabaho. Yego. Kandi noneho impamvu mfatiye urugero ku muzuko wa Yesu, ntabwo ari we wazutse mbere, ahubwo niwe wazutse ntiyongera gupfa. Yego. Ubwo yazutse ntiyongere gupfa, ni ukuvuga ko tugendeye ku byanditswe byera, hariho no kuzuka gupfa bitakiriho. Ko ibyanditswe biravuga ngo tuzabaza urupfu ngo urubori rwawe rurihe, kunesha kwawe kurihe. Impamvu tuzabaza urupfu ngo urubori rwawe rurihe, kunesha kwawe kurihe, ni uko hari abantu bazaba banyazwe urupfu rubitse none. Rero tugendeye no mu byanditswe byera, reka mpasome, twigeze tunahasoma, sinzi niba hari no mu ntego y'ikiganiro turi bukore, ni ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo, igice cyawo cya 21. Nitugera ku muzuko, ntawe uzuka adapfuye. Igice cya 27 je pense. Ni igice cya 27 Matayo, umurongo wa 50 na rimwe, ariko umurongo wa 53 niwo uhavuga neza. Umurongo wa 51 haravuga ngo, umwenda ukingiriza ahera cyane h'urusengero utabukamo kabiri, utangirira hejuru ugeza hasi, isi iratigita, ibitare birameneka, ibituro birakinguka, intumbi nyinshi z'abera bari barasinziriye zirazurwa. 5 bava mu bituro, maze amaze kuzuka binjira mu murwa wera, babonekera benshi. Ni ukuvuga ko aba barazutse ni abera bazutse, ariko hari abandi bapfiriye rimwe batazutse. Hazutse icyiciro cy'abera, ariko abapfuye batejejwe ntabwo bazutse, bo bagumye mu gituro. Bazazurirwa rimwe rero n'abandi ku muzuko wundi. Ego. Ko Bibiliya ivuga bazazukira kwishima, hakaba n'abazazukira kubabara. Ego. Imana iguhereze umugisha. Amen. Ngewe noneho reka kuzuka mbifate nko gukanguka. Hari ikibazo? Kuzuka tubifashe nko gukanguka, kuko ijambo ry'Imana avuga ngo hari abasinziriye mu butaka. Niko Kristo yabivuze ajya kuzura Lazaro, yaravuze ngo tujye kumukangura. Kuzuka ndaza kubibonamo iyi ntego, cyangwa ndabitekereza gutya. Kuzuka, koko umuntu azazukira kujya mu rubanza, hazabaho urubanza? Aho ngaho ugiye kwinjira kure. Nababwiye ko hari inyigisho ntajya nshaka kwigisha kugira ngo ndeke guconfusinga abantu. Impamvu ya mbere ziri confused ni izihe? Nuko byagiye byigishwa nabi. Uyu mwanya ndagira ngo nkubaze, dutonze umurongo kuri NIDA, ku kigo cy'igihugu gishinzwe irangamuntu, reka tuvuge gutyo, gishinzwe irangamuntu, nubwo atari zo gusa, sinzi impamvu ari gutyo tubivuga, ariko reka tubivuge gutyo. Tukajya
gufata irangamuntu yego zigiye gufatwa na bande? N'abantu bifotoje ntizasohoka, n'abantu batifotoje bajyayo. abantu batifotoje ntabwo bajyayo, nabo bajya kuvuga ngo irangamuntu yanjye narayibuze, ntabwo yajyayo. cya kabiri, umukongomani yajyayo? ntabwo ari umwenegihugu, keretse afite nasiyonalite kandi ari siri yego ko bamufotoye. Rero hari igihe abantu tujya twigisha tugatanga urugero rutazigera ruboneka bw'iyi mpamvu. Ntabwo abera n'abatejejwe bazivanga. Dusome Bibiliya turebe uko itorero rya Kristo rizagenda. None se rizagenda mbere y'urubanza cyangwa n'inyuma y'urubanza? Itorero rizagenda, reka tuganire, tuganire. Ni nyuma se impanda izavuga mbere cyangwa izavuga nyuma? njyewe uburyo mbyumva, ariko ntekereza niba ariko n'ijambo ry'Imana risomye rivuga ngo impanda z'Uwiteka zizavuzwa. Abari mu isi, abagenewe kumva iyo mpanda nibo bazayumva, noneho bahere ko bazamuke kubera ko bumvisha impanda. Njyewe rero impanda nifata nk'ikimenyetso kizakangura. Impanda nimara kuvuga bazazamuka bajye mu rubanza? ntago bajya mu rubanza. None se Bibiliya iravuga ngo ninde uzabaciraho iteka? Ni Kristo, kandi ari we wabatsindishirije. Ubarega ninde? Urubanza rugenewe abatizera, ruzacibwa itorero ritari kumwe nabo. Hari akantu nari ntekerejemo. Aba bantu bazumva impanda ubwo nyine n'abizera, twabagereranya na ba bandi Kristo yazuye ubwo yazukaga nawe. Noneho reka tubifate mu gice cy'abizera cyangwa abakristo cyangwa abagereranya. Vuga ikintu uko kiri. Ikintu uko kiri. Burya iyo ukunda gutanga ingero ubeshya utabizi. Iyo ukunda gutanga ingero ugereranya abantu n'abandi ubeshya utabizi utabishaka, ahubwo vuga uko biri. Reka mbivuge mu buryo bwa nyabyo. Abizera ubwo Kristo yazukaga, yazukanye n'abizera bari barapfuye. Aba ngaba noneho hari n'abizera noneho muri Kristo Yesu abazumva impanda bose bakiriho nabo bagahinduka. Ubwo abo ngabo nabo reka tubafate nka bamwe. Buretse gatoya, uri kwihuta, uri kubafata nkabo kubera iki? Ahubwo vuga ngo tubahurize he? Tubahurize he? Akantu ko guhuza niko kari kananiye. Uhize ubikenga? Yego ndabikenze, birakengetse. Akantu ko guhuza niko numva katari kuza neza. Ikintu nshaka ko tuganira ni iki? Ibi bintu by'imanza z'abera ni iki? Mumbabarire impamvu nkunda kubabwira ngo ntibyari ingenzi. Byagiye byigishwa bikanasa, abantu bagiye babisansibiriza. Ni idini. Yego, ni idini. Ni idini. Idini impamvu yasansibirije urubanza bwari uburyo bwo kugira ngo bapuruvinge iterabwoba ry'abantu. Yego. Nibamara kubatera ubwoba babakoronize. Kuko umuntu wateye ubwoba ahita agushakiraho ubuhungiro. Iyo agushakiyeho ubuhungiro rero nawe aba ari mu mari zawe. Yego. Ibi bintu bya esikatoloji bizaba, imanza zizacibwa, wakibaza kuki hari amabanga Kiliziya yakuye muri Bibiliya y'ibizaba by'Imana byiza n'uburyo abantu basabana n'Imana. Bamwe bagakuramo ibitabo by'umwuka, Enoke. Hari abantu bagiye batubwira ngo n'igitabo cya Magadarene. Magadarene ntabwo cyari igitabo, ntabwo cyari igitabo kijya muri Bibiliya. Hari abantu basoma ibyegeranyo byo ku ma interinete kuko yabisomye mu Cyongereza cyangwa Igifaransa, agahita aza avuga ngo twamenya amabanga ngo y'ibyahishwe muri Bibiliya. Ntabwo ari byo, ntabwo yamenya amabanga. Biriya ni amarogasi ofu aposo, ni amagambo yavuzwe n'intumwa. Noneho bariya bagore nabo ubwabo bavuze amagambo. Nimusoma hari icyo bita amahadisi. Hadisi ku basahaba cyangwa abantu barabasangirangendo ba Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadisi cyangwa iyo nkuru yemerwaga bitewe n'umuntu wari hafi y'uvugwa.
impamvu ibi bitabo bya ba Mariya nabyo byemewe ni uko bari imitaci na Kristo, ariko ntibyashyizwe muri Bibiliya kuko ntibari intoranwa mu bagomba kwandika. Indi ntego ya kabiri, ntibyashyizwe muri Bibiliya kuko byavugaga ubwiru bwahishwe na kiliziya, bugahishwa n'abatambyi, bugahishwa n'abafarisayo. Murabizi ko Mariya ari we wavuze umuzuko wa Yesu. Niba avuze umuzuko wa Yesu, iki gitabo cya Mariya iyo kiza gushyirwa muri Bibiliya cyari kubyara intambara hagati ya Roma na Isirayeli, kubera ko Abisirayeli bari muri koroni. Bapanga uburyo, Abaroma bapanga uburyo iyi nkuru izahishwa, bakavuga ko Kristo yibwe. Ni ukuvuga iki rero? Hari ibitabo batashyizemo kugira ngo n'ubutumwa bwiza bugire sekirite, kuko iyo hari ibyo bari gushyiramo Bibiliya ikagira intambara nyinshi. Ariko iyo abantu bagiye gukura ibyegeranyo ku ma interinete, duhita twumvikanisha ko abakuyemo ibi bitabo bari abanzi b'ubutumwa bwiza. Ndagaruka ku kibazo mwambajije, ni ukugira ngo tugisasire. Nimureba Yohana yandika ari ku kirwa cya Patimo, uwari umushumba yamwitaga marayika. Nituvuga umushumba ni umuntu uyoboye. Uwari umushumba ntawe utari kumwumva. Uwari umushumba yamwitaga marayika, kugira ngo abantu bataza abashumba ntibamenye n'amakuru ya marayika. Ibintu biza bica mu marenga, ariko ababibwirwa babizi. Nk'ubu wowe nshobora kukubwira ngo hahandi turajyayo ryari, ukanambwira isaha, ababyumvishe ntibaza ari he, kuko bataza hariho ntibanabyitaho. Ariko njye nawe kuko tuza hariho urabyitaho, na ya saha tuze kuyubahiriza. Izo ni imvugo zituma abantu bahuza, kandi bagahuriza mu bantu batamenye ibyo barimo. Noneho rero ku bijyanye no kuzuka n'imanza, izi manza zose zigishwa zateguwe kugira ngo basasire icyitwa pirigatori, bahesha agaciro indurugensiya. Indurugensiya murayumva, gutanga ikiru ugura imbabazi. Ubwinshi bw'ibyaha nibwo bwinshi bw'amaturo yari agenwe wagombaga gutanga. Ukarekeraho kwisabira wowe ubwawe, ukajya gusabira n'uwapfuye, ukamuturira ituro, bakamutangira igitambo. Bamara kumutangira igitambo bakamwaturaho amagambo ari muri pirigatori, ubwo bakavuga ngo arejejwe. Rero uyu mwanya tuganire, bakundwa nshuti z'umusaraba, abantu turi kumwe ku ijwi ry'umukanguzi. Hano ni ku mukanguzi. Ijwi uri kumva ni irya Aniseti, ariko sinjye ugukangura. Urakangurwa n'ijambo ry'Imana kubw'imbaraga za Kristo. Kandi niwumva ubwenge bwawe hari icyo buri kumva mu byanditswe byera, mu mateka n'ibiriho by'ubuyobokamana, ntabwo ari njye uri kukubwira, ni umwuka wakugenderereye kugira ngo agushoboze kumenya utera intambwe uva mu byo utazi. Sibyo? Ni ukuvuga iki rero? Impanda z'Uwiteka zizavuzwa. Impanda izavuga mbere y'umuzuko. Mbere y'umuzuko niyo izabanza. Abera bari mu gituro bazazurwa no kumva impanda. Sibyo? Nibazurwa no kumva impanda, ko bazumva impanda. Ubundi ndagira ngo mbabwire ko umuntu wapfuye completely nk'uko wabivuze, ameze nk'usinziriye. Iyo umuntu asinziriye, niyo yaryama iminsi 6 akangutse agira ngo yararyamye amasaha 2. Uzarebe hari igihe bikubaho ugasinzira ku manywa, ku bantu batamenyereye kuryama ku manywa, yakanguka akagira ngo n'undi munsi wageze. Sibyo? N'umuntu usinziriye abiheruka cya gihe asinzira, nazuka azagira ngo n'uwo mwanya yaragiye. Nazuka azagira ngo n'uwo mwanya yaragiye. Hari abantu bumvishe tuvuga ibyo mu isi y'igicaniro, abera bataka, bagira ngo ababera barimo bahora bataka. Oya, abari bari gutaka Yohana yaraberetswe, ariko abona n'uburyo bahojejwe. Yaravuze ngo mbona umuntu wese wo muri bo ahawe igishura cyera. Bahanagurwa amarira, ntabwo bakiri kuboroga, bahanaguwe amarira.
sibyo mutagira ngo abera bariyo bahangayitse baboroga bagira bati no. Amaraso avuga ibyiza niyo abwira umujinya w'Imana uti rekeraho guhora inzigo n'inzika, hari abantu bashobora kwezwa. Yego. Nta maraso ya Kristo. Yego. Rero bakundwa, impanda izavuga mbere y'umuzuko. Noneho abapfuye bizera bazazurwa n'impanda. Gukinguka kw'ibituro by'abera bizanyeganyeza ibituro by'abatera. Yego. Abatejejwe bazazurwa n'umuzuko w'abakiranutsi. Amen. Ni nk'igihe nshobora kuza kuguhamagara uri mu cyumba. Yego. Umuntu muryamanye cyangwa muri mu nzu imwe, nawe akumva ko hari umuntu uhamagawe. Urakoze cyane. Ntabwo ari impanda bazumva y'abakiranutsi, ahubwo bazumva gukanguka kw'abumvisha impanda. Nibumva gukanguka kw'abumvisha impanda, nabo bakanguka. Kuko n'ubundi baraturanye. Urakoze. Baraturanye. Nabo bakanguke. None ubwo impanda z'Uwiteka zizavuzwa mu ijuru, habayo urya munsi mwiza uhebuje. Abakijijwe bo mu isi bose bazamwitaba, abakoranyirize mu ijuru rye. Ubwo azahamagara amazina yabe bose mu gitabo cy'ubugingo, nziko nzumva izina ryanjye nkitaba. Noneho uwo munsi hazazurwa abapfiriye muri we, bave mu bituro nk'umucunguzi, bazahurira mu ijuru n'abazaba bariyo. Nzaba mpari nanjye sinzaburayo. Ako kantu tugasubiremo, nzaba mpari nanjye sinzaburayo. Nzaba ndiyo, nzaba mpari nanjye sinzaburayo. Yesu databuja nzamukorera ndacogora. Ngwiza ubuntu n'urukundo amfitiye, maze imirimo yo mu isi ajyama n'inyirangiza. Azampamagara ngeze mu ijuru. Amen. Ubwo azahamagara amazina yabe bose mu gitabo cy'ubugingo, nziko nzumva izina ryanjye nkitaba. Amen. Hari ikintu mugomba kwitaho. Iri jambo murihuze na rino twasomye, riravuze ngo bazava mu bituro nk'umucunguzi. Umurongo wa 53, Matayo igice cya 27. Haravuze ngo bava mu bituro maze amaze kuzuka. Ni iki gitumye ibituro bikinguka? Ni urupfu rwa Yesu. Amen. Noneho amaze kuzuka nibwo babonye imbaraga zituma batambagira. Biravuze ngo ubuzima bariho si ubwabo, ni ubuzima bw'uwanesheje urupfu. Amen. Na ba bandi rero bazava uko abera bavuye mu bituro ku bw'umucunguzi, niko abandi bazava mu bituro ku bw'abakiranutsi. Amen. Bave mu bituro umucunguzi ntiyazutse wenyine. Yego. Yazukanye n'abandi bera benshi. Urakoze. Twebwe rero tuzazurirwa kumva impanda, abandi bazukire kubabazwa. Yego. Imana iguhereza umugisha. Ikibazo nshaka kukubaza none, ahubwo si cyo wabazaga cyasubijwe niba impanda izavuga mbere y'urupfu. Yego. Abantu bakumva impanda, bazumva impanda bategereze cyangwa bazumva impanda bajyane na Kristo? Bazajyana na Kristo. Hanyuma urubanza muzajya guhurirahe. Kuzaba wejeje uzacirwa urubanza rw'iki? Uyu munsi rega mukwiriye gukoresha ibitekerezo bizima. Muri mwebwe ubugenzacyaha ntibwakureze. Yego.
ubugenzacyaha ntibwakureze, sibyo? Nta n'iperereza uri gukorwaho, urukiko rurikora rukagutumizaho. utakoze nta cyaha, ubugenzacyaha nturi kugenzwa. Yego. Ubugenzacyaha nturi kugenzwaho icyaha, nta perereza riri kugukorwaho yego ku bijyanye n'icyaha. Uyu muntu amategeko avuga ko ari umwera, sibyo? yego Noneho kugera no kuri bamwe batarakatirwa n'inkiko bari kugenzwaho ibyaha, nabo amategeko abakibita abakurikiranweho, ntabwo abita abanyabyaha. yego Iyo ibyaha bimaze kubafata nibwo bavuga umunyabyaha runaka. None wowe urera, Yego. ntawe uri kukurega. Noneho ijwi rihamagara abera riguhisemo, riraguhamagaye. Impanda y'abera iravuze. Nyuma y'iyo mpanda y'abera ngo mugiye mu rubanza. Ntabwo tuvugisha ukuri mu by'ukuri. Anise, muri no minsi unyihanganire, ndagira ngo ivugabutumwa turyimure mu gitabo cy'ibyahishuwe, ariko mbere y'uko tugera aho hose hari ikintu numva nshaka kukubaza. Ubundi igitabo cy'ibyahishuwe gikwiye kwigishwa nande? N'uwahishuriwe nyine, uraza ko ari ibyahishuwe. N'uwahishuriwe. None se mujya mukunda gukoresha ijambo rivuga ngo ntago ibintu byo kwigisha kuri eschatology ntago mubikunda kubera ko nyine byabyara impaka nyinshi. Hanyuma tubonye ko umuntu wakwigisha ku gitabo cy'ibyahishuriwe ni umuntu wahishuriwe. Uyu munsi hari uburyo dutwara ibintu dukura mu gitabo cy'ibyahishuwe. Isanzure rwose uvuga icyo uri kumva. Ibyahishuwe ni ibintu bizaba, byabaye, byanabaye, ariko hari n'ibindi bizaba. Ibi ngibi bizaba, ibyabaye twarabibonye n'abantu barabibonye, ariko ibizaba ntabwo biragaragara, kuko byanze bikunze bizaba. Rero kugira ngo bibe cyangwa kugira ngo tubimenye, dukwiye kumenya abantu bahishuriwe bakaba aribo babitugezaho. Uyu munsi nuvuga ngo ntabwo ushaka kubwiriza kuri eschatology cyangwa ku gitabo cy'ibyahishuwe, ntabwo bari kubura kuza, cyangwa ku gitabo cy'ibyahishuwe. Ibi ngibi bihishwe, ibi bihishwe ko bidufitiye umumaro uyu munsi tugihumeka, kugira ngo tumenye uburyo dukwiye kwitwara, kugira ngo bitazatubaho ingaruka mbi. Abantu nk'aba Aniseti bakaba badashaka kubivugaho. Uyu munsi tuzamenya dute, tuzirinda dute? Hari ikintu mugomba kumenya. Ubundi umukristo agomba kumenya iki? Ntabwo agomba kumenya ibizaba yarapfuye. Yego kuko ntacyo bizagufasha. N'ubundi wabimenya utabimenya bizaba, sibyo? Ikintu tugomba kumenya ko Kristo ari umucunguzi, yazutse kandi yazukanye n'abamwizera. Hanyuma tukamenya ko abamwizera bazataha, itorero rizataha. Tukamenya ko tugomba kubaho mu buzima bwejejwe. Ibindi byo by'ubwiru n'ubushakashatsi bizanwe n'ubuhanga buri gutera mu isi. Bizanwe n'ubuhanga buri gutera mu isi, kuko ubuhanga buri gutuma abizera ubwabo bajya impaka. Reka nkubwire, uzi ko umuntu, mu mbabarire nkoresha iri jambo, umuntu arabizi ko nawe ni igihombo cye, nawe yarihombeye. Yajya kuganira akavuga ngo amadini arabacuruza. Wowe nawe kuri igihombo cyawe bagucuruza bate kandi ubizi ko nawe nta nyungu wibyarira? Nawe nturi inyungu yawe. Ariko mu buryo bwo kurwanya ibyo utazi, mu ishyaka ryinshi ry'imbaraga z'ubuyobe ugira, ugatangira kurwanya ibyo utazi, ukabirwanya bitakurimo, ukanabirwanya nawe ubikubwiye. Umuntu agatangira uti amadini ni bizinesi. Nibyo, reka tubyemere, niko abifata. Ariko yashinzwe yose si bizinesi. Umuntu akaza ko politiki ni umuhanga, n'umuntu w'umwintelligence, sibyo? Ari intellectuel. Yarangiza ngo abamisiyoneri bazanye koroni, ndabyemera, ariko ntabwo ari abamisiyoneri bose. Abazanye koroni ni aboherejwe na Leopold, mwami w'Ababirigi. Hanyuma se Abasuwede nabo bazanye koroni? Abasuwede ntibigeze bivanga na politiki, kandi n'abamisiyoneri baje mu Rwanda babwirije ubutumwa bwiza bw'agakiza ka Kristo, babwiriza umuzuko n'imbabazi n'umwuka wera. Barabatiza, basoje barasezera, barigendera. None umuntu wumvishe histoire aravuga ngo abamisiyoneri ntacyo batumariye, agendeye kuri ba bandi bangije baturutse baba Belgique, sibyo? Noneho unyumve nsasi icyo umbajije.
undi agiye hariya ahise yumva ko atangiye kutubwira ngo abamisiyoneri baje bamena amaraso bafite intwaro batwigisha ibi. Reka tubyemere, arabizi n'ibyo avuze nibyo, ariko hirya y'abo bamisiyoneri hari abandi baje. Abandi baje babwirije ubutumwa bwiza bugirana n'ibihamya. Mwuka wera araza, inyigisho z'ubwiyunge ziraboneka, asiba bya byuho by'abamisiyoneri ba mbere. Murantegereye, muranyumva icyo nshaka kuvuga? Noneho asoje kwiga, ajya mu ishuri. Uyu munsi hari amayuniverisite mu Rwanda yigisha, agasoza akaguha na diploma ya teoloji. Babishyize mu masomo asanzwe. Nibyo, ariko ni n'isomo risanzwe. Yes, ni isomo risanzwe, ariko impamvu ari isomo risanzwe, rega Bibiliya ni igitabo cyanditswe mu mwuka ariko kidasomwa mu mwuka na bose. Nose uratuma buri muntu wese gusoma mu mwuka atarabyarwa nawo, arawukoresha awuvanye. Come on, rega abakristo nimubanze mworohe, wikoburije umuntu utarabyarwa n'umwuka gukora iby'umwuka. None se ko yabyigishijwe? Urakoze. Noneho rero kubyigishwa, ikintu cyose mwamenye ku bw'iki gitabo ntimwahamagariwe kukimenyesha abandi. Icyo nicyo nashakaga kubabwira. Ntabwo yahamagariwe kukimenyesha abandi, yaragiherewe ibyangombwa, yarakiza abihererwa n'impamyabumenyi. None se Marise, abantu bose bize ubuganga badafite ibigo bari kuvuramo, baterera inshinge mu ngo iwabo? Oya, ntabwo reka mu rugo se ni ivuriro, mu rugo ntabwo ari mu ivuriro. Urakoze. Noneho rero ni kimwe n'uyu muntu wize kuvura, arabizi, turabyemera, ariko ntabwo urahabwa, wahawe impamyabumenyi yo kuvura, ariko nturahabwa ivuriro uvuriramo, nturanabihamagarira. Wari uzi se ko hari abantu, ibi bintu hari abantu batajya babimenya, wari uzi ko hari umuntu wiga, nyuma yo kwiga akangirika mu mutwe, akaba atemerewe gukora ibyo yize? Akagira ikibazo kigaragazwa n'imyitwarire. Nose waba ubizi ko hari abaganga bajya birukanwa mu buvuzi burundu, n'amadiploma agacibwa, bakaba batemerewe gukora mu bigo bya leta n'ibyigenga kubera uburyo batanzemo umuti? Ako kantu gusa, kubera uburyo batanzemo umuti, kubera uburyo batanzemo umuti gusa, bakaba batakyemerewe kuzongera kuvura na rimwe, kugira ngo batica ubuzima bw'abandi benshi. Rero muntu wize inyuguti muri Bibiliya, warazize urazitsinda, baragukosora baguha amanota kuko watsinze, baguha impamyabumenyi. Ariko niba wowe uzi ko utaratsindwa n'ijambo ry'Imana ngo ryo riguhindure, we watsinze isomo ariko ntiwarihinduye, ariko ryo kugira ngo rigutsinde ni ukuba transformed, ugahindurwa naryo. Nuhindurwa naryo rero, Imana ishyira umuhamagaro muri wowe wo kuvuga ibyaguhinduye. Ntabwo Imana itwemerera kuvuga ibyo twamenye, itwemerera kuvuga ibyaduhinduye, kuko ntabwo ntitwemerewe kubwiriza ubutumwa tutaraba intumwa. Intumwa ninde? Intumwa ni umuntu wabaye ubutumwa nawe ubwe. Niba uzi ko utari ubutumwa, Imana ntikwizera ngo ube intumwa. Igihari ni iki rero? Kumbwira ngo ba Niseti batavuga ibya eschatology kandi barabihishuriwe, kandi barabyize, babyigisha n'abandi. Tubanze turebe ibintu bizaba udahari bikumariye iki? Ni nka wa muntu ngo ni umunyabwenge, ngo ni umushakashatsi, ngo amaze iminsi avumbura, kakuba ati mukozi w'Imana, amaze iminsi nsoma Bibiliya, ariko hari ikintu kincanga. Kayini yabyaranye nande? Ubwanjye ngewe uri kubaza, nanjye uwo nabyaranye nawe nturamumenya, ariko ugiye kumbaza uwo kwa Kayini. Ngo ari mu bushakashatsi. Uwo aragufasha iki? Imbyaro n'imiryango mubona muri Bibiliya, ibisekuru Bibiliya igenda igaragaza, ni biri oriyante ku gisekuru cya Kristo. None se Rahabu ntiyari afite aho avuka? Rahabu maraya, muzi se? Ese muramuzi? Nyina muramuzi se? Kuki mwamenye Rahabu se tukamenya n'uwo bashakanye n'uwo babyaye? Nuko
ari ibintu by'uruhererekane bigera kuri Kristo. Yego. Abantu rero impamvu ndakunda kwinjiraho, Yego. n'uyu munsi hari abateologe twavunnye mu mutwe kubw'umuzuko n'urubanza. Yego. Kuko bafashe, none se umuntu afashe amezi 6 ari kwiga urubanza. Imagine umuntu uri kwiga teoloji agahagarara imbere y'abantu akavuga ngo reka mbabaze munsubize, ngo ya nkoko yabitse, ngo Petero ngo yihakana Yesu ngo yari yo kwande. Ibyo se byirukana umuzimu cyangwa bihindura ubukwe bw'ikana bwabaye bwari ubwande? Come on brother, twebwe turashaka kumenya ubukwe busobanura iki. Vino nshya yahinduwe mu bukwe bw'ikana yashushanyaga iki? Ni amaraso ya Kristo. Uratubwira ngo inkoko ni ya runaka yabitse, aho duturanye bo ntibayigira? Ubu twiga amateka, twige n'ay'inkoko. Ejo bazaba batubaza ngo umusaraba wari ubajwe mu giti cyitwa ngo iki? Yego. Naho bazawutubaza. Njye nigeze nigishwa n'umwarimu tujya impaka ari kumbaza ngo inkoni ngo ya Aroni ngo yari yiciwe mu giti cyitwa ngo iki n'ibindi. Ndamubwira nti intego y'igiti n'ubwoko bwacyo ntaho yari ihuriye n'intego y'inkoni. Yego. None se ku Aroni tuzi igiti cyitwa mande, iya Mose yari iciwe mu kihe? Yego. None se iyo tuvuze ngo inkoni y'Imana n'inshyimbo y'Imana, mwumva Imana yaraciye inkoni muri ihe shyamba? Ubwo twakwibaza n'uburyo isa. Ni uburyo bw'ikigereranyo cyegereye imitekerereze. Niwumva inkoni urumva gucyaha, niwumva inshyimbo urumva ubugwaneza. Nicyo Bibiliya igendereye. Wowe uri kwigora uvunika, uri kwigora uvunika. Noneho umuntu agasanga yazanye ibibazo ngo nimusenge Imana y'u Rwanda, ngo iyo muri Isiraheli ngo muyireke, ngo Imana mwazaniwe n'abazungu, ngo kuki musenga muvuga Isiraheli? Isiraheli sasinyifika ubwoko bw'Imana. Mbese twebwe ntituri ubwoko bw'Imana? Erega nimumenya ko Isiraheli ni igihugu cyabayeho ku bw'Imana. Yego, yaragihanze. Imana ibwira Aburahamu ngo imuka ugende ujye aho nzakwereka. Irahamwereka. Baba inkomoko y'ibyo twizera. Uvuze Imana ya Isiraheli, uyu munsi ntitwirefera ku mico, ahubwo twirefera ku bukristo bwa Isiraheli. Ntitwirefera ku myitwarire, twirefera ku migenzereze y'abemeye kuyoborwa n'umwuka. Kuko twebwe tubona Bibiliya turanigisha tukavuga Abisiraheli babaye abanyantege nkeya batahamije bagahanwa. Tuzi umujura wabambwe ibumoso akarimbuka, tuzi n'uwabambwe agakizwa. Twigira rero ku bakijijwe. Nituvuga Abisiraheli mwikumva ko twakombinye imico ngo tubebo. No, turi kwigira ku beza. Uzi ko umuntu akubwira ngo rekura ngo Imana ngo n'abazungu bayikubwiye yambaye umwenda uturuka mu Butaliyani, yambaye inkweto y'Ishinwa, afite telefoni y'Inyamerika, ngo rekura Imana. Bivuze ko mu bintu byose afite Imana niyo atari ingenzi. Rero gufata umwanya tukajya kubigisha eschatology, turi kugora ubwenge bwabo. Icyari gihari ni ukubigisha kubyarwa n'umwuka, kuyoborwa n'umwuka, gutsinda ibyaha no kwizera Kristo, hanyuma bagategereza ijwi ry'impanda. Niyo mpamvu ko Aniseti ni umumisiyoneri. Nintinda mvuga ku byabaye, ngatinda mvuga ku bizaba ari bande bahari. Ntabwo tujya tuba mu materaniro nkakubwira nturiya muntu yigishije neza ariko inyigisho itari ngombwa. Kwigisha neza no kumenya ibyo wigisha buri kwigisha ni ibintu bibiri bitandukanye. Nk'ubu ndaje ndabwira reka dusome mu Itangiriro cyangwa se dusome Kuva. Mvuze uko Abisiraheli bavuye muri Egiputa, mvuze imbaraga za Mose n'uburyo Imana yakoranye nabo. Soje uti nimusoze dusenge. Nta butumwa bwiza burimo aho, kandi n'imirimo yakozwe n'Imana, ahubwo umbwirije amateka. Inyanja yari iki? Urugendo rwashushanyaga iki? Mose yari ahagarariye nde? Inzira yacitse ku nyanja ishushanya iki? Inyanja ni iki? Hanyuma gukizwa kwa buriya bwoko bakarokoka bigenderewe iki? Wowe uririrwa uvuga Mose,
Kristo yaraje. Wowe uravuga Mose, Yesu yaraje. Jene niba kumva ntabwo ufite mikoro. Hari ikiganiro twigize gukora hano ariko muri komenti uvuga ngo Mose ngo nta kintu ngo wamwigiraho ngo nta kintu wakumariye. Yes. None se bene data tuganire. Marcel niwe washimye ko dukora iki kiganiro. Mureke mbabaze. Hari umuntu aravuze ngo twirefera ngo ku bya Mose. Yego. Kandi nyuma ya Mose na Eliya Kristo yaraje. Yego. Ndagira ngo mbabaze, hagati ya Mose na Eliya na Yesu, umuyobozi w'uru rugendo ninde? Umuyobozi w'urugendo ni Mose. Yego. Mpera na Jene. Umuyobozi w'urugendo urujya mu ijuru. Urugendo ntashaka kunamunkubitira urujya mu ijuru ni Mose. Nawe ntiyaraza. Tuvuze urugendo rujya mu ijuru. Tuvuze urugendo ruva muri Egiputa rujya Mose. Bene data, iyo niyo mpamvu rero iri teologike. Yego. Mose ntiyari umuyobozi w'urugendo rujya i Kanani. Mose yari communicated n'Imana, ariko umuyobozi w'urugendo yari inkingi. Inkingi niyo Mose yakurikiraga. Iyo muvuga ngo cya gitare Mose yakubise cyari Kristo, igicu cyari Kristo, inkingi yari Kristo, mugaruka kumbwira ngo nkurikire intambwe za Mose gute? Na Mose yarakurikiye inkingi. Oya, njyewe ni musobanurire. Mose afite uri kumuyobora, s'il vous plaît. Njyewe ndi kugira ngo muvane ibyiringiro ku bahanuzi. Mose ni umuhanuzi. Mose ni umutware wavutse kwa Lewi, ahamagarwa n'Imana nk'umutware wo kuyobora abantu. Ese muzi ko Mose atari umuyobozi mu bijyanye n'umwuka? Yari umuyobozi mu bijyanye n'amategeko, autorite, ubutware mu buryo bw'umubiri. Yego. Yari umuyobozi w'amategeko. Mu mategeko. Exactly. None Bibiliya ivuga iki? Reka mbasomere. Ariko bene data, we wikuza impaka niba ibyo bintu utabyumva. Kambasomere Bibiliya. Yego. Igitangaza kirabaye. Urwandiko rw'Abakorinto rwa 2, ibice 3. Ibice 3, reka mpere ku murongo wa mbere. Haravuze ngo mbese noneho dutangiye kongera kwiyogeza. Reka mperaho. Yego. Mutaza kugira ngo ndabivuga nk'uwihimbaza. Cyangwa dukwiriye inzandiko zo kutwogeza mwandikiwe, cyangwa zanditswe namwe nk'uko abandi bamwe bajya bazishaka. Se mwagize ngo abantu bashaka kwiyogeza twe tutabibona. Yego. None se nabyutse umuntu ambaza ngo iyo ngubona ngo abantu ngo muri groupe ndimo ngo abantu ngo bagupostinza ari 8, ngo kandi ngo bapostinga ngo utuntu ngo 8 dutandukanye. Ngo iyo wumva abantu bagupostinze gutyo bitekerezaho iki? Njyewe niyo mbonye umuntu wanshyize kuri stati mba nzi neza 100% ko atari nge yashyizeho. Ahubwo ibyo byavuzwe byamukoze ku marangamutima posting ibiri kuvugwa. Habwo ari seti yahisemo ibyari byo. Yes, ntabwo ari ifoto yanjye. No, we wapostinze video ntabwo ari ifoto. You posting ifoto byajyaga kuba bifite ikindi kimenyetso. Yes, noneho postinga video ukuremwa amajwi. Intego ni icyavuzwe, ntabwo ari seti. Yashatse gusangiza abandi ibyo yumvishe. Yes. Yego. Ibyo mpita mbimenya kubitandukanya nanjye, ntabwo ari nge, ni ijambo yashyizeho. Urumva? None se twebwe tubwiriza Pawulo, tubwiriza ibyanditswe byera, ariko Pawulo yagize ate? Yavuze. 2, nimwe rwandiko rwacu rwanditswe mu mitima yacu, urwo abantu bose bamenya bakarusoma. Kandi koko bigaragara ko muri urwandiko rwa Kristo rwanditswe natwe
rutandikishijwe wino, ahubwo rwandikishijwe umwuka w'Imana uhoraho, rutanditswe ku bisate by'amabuye, ahubwo rwanditswe ku by'inyama, ari byo mitima yanyu. Inyandiko bantu mujya ngo amategeko ngo tuyireferaho, wowe nande? Umva, 4, ibyo nibyo byiringiro twiringira Imana ku bwa Kristo. Umurongo wa 5, si uko twihagije ubwacu ngo dutekereze ikintu cyose nk'aho ari twe cyaturutseho, ahubwo tubashishwa n'Imana. 6, niyo yatubashishije kuba ababwiriza b'isezerano rishya, bataraba inyuguti, ahubwo n'ab'umwuka, kuko inyuguti yicisha naho umwuka agahesha ubugingo. Muhereze mikrofone Jene Kwizera. Dore ngi usoma umurongo wa 6 umanuke, ndakubwira urekeraho. Niyo yatubashishije kuba ababwiriza b'isezerano rishya, batari ab'inyuguti. None se inyuguti zivuye? Batari ab'inyuguti. Inyuguti zivuye ku bisate by'amategeko, by the way. Yego. None twebwe duhamagariye kubwiriza isezerano rishya ririmo ubuzuko, ubuzima n'umwuka wera. Kankomeze no murongo. Batari ab'inyuguti, ahubwo n'ab'umwuka, kuko inyuguti ziricisha, naho umwuka uhesha ubugingo. Imana iguha umugisha. Umurongo wa 7, nuko rero niba imitegekere y'urupfu yanditswe igaharaturwa ku mabuye, yarahawe ubwiza n'icyubahiro, bigatuma Abisirayeli badashobora kwihanganira gutumbira mu maso ha Mose, kubwo kurabagirana ku maso he, kandi kwari uko akanya gato gusa kugashira. Komeza. Nkaswe imitegekere y'umwuka, kanswe imitegekere y'umwuka, nizarushaho kugira ubwiza n'icyubahiro. Komeza. 9, niba imitegekere yateraga gucirwaho iteka, yarahawe ubwiza, nkaswe imitegekere iteka yo itera gukiranuka. Kuko ubwiza bwa ya yindi ya mbere butagisa nk'aho ari bwiza. Ubwiza bwa ya mitegekere ya mbere bitagisa nk'aho ntabwo bugisa n'aho ari ubwiza, ntibugitera abantu igitinyiro, ntibukirabagirana, kuko bwamazweho n'ubwiza buhebuje bw'iyaje hanyuma. Ubu muragira ngo tuvuge iki? Kuko bwamazweho n'ubwiza bw'indi mitegekere yaje hanyuma. None muri kumbwira ngo njye mu bwiza bwamazwe, hari ubundi bwaje? Bene data, c'est pas moi, c'est la parole de Dieu. Amen. Musome, ni igitabo urwandiko rwa 2 rwandikiwe Abakorinto, igice cya 3, hera ku murongo wa 1 tugeze ku murongo wa 11. Yego. Ni hamwe mwita mu Bakorinto ba 2. Hasome, niba ubwiza bw'iya mbere bwarashize bukamarwa n'ubwiza bwaje hanyuma. Pawulo yarananditse aravuga ngo twe ntitutwikira mu maso, ngo kugira ngo ubwiza butica abantu. Kumana we. Ubu muragira ngo mbabwire iki? None se mureke mbabaze, ubuhanuzi Eliya yahanuye bumfashije iki? Kuba imvura yaramanutse, umuriro waramanutse i Karumeli, bimfashije iki? Icyo gitangaza cyagize ihe impact kuri njye. Nitujya kubivuga ni amateka y'urugendo Imana yagendanye n'abahamya, turabafata tubashyire mu gicu cy'abahamya. Natwe twizera Imana, ariko aniseti sinizeye kubera Mose, sinizeye kubera Eliya, nizeye kubera Kristo ari uwo kwizerwa. Amen. Abo rero simbahinyura, ntabwo mbahinyura, ahubwo ndi kukwimura mu mateka n'amategeko kugira ngo winjire mu bugingo no mu mwuka. Ni Kristo Yesu. Amen. Fata iyo mikoro. Abagendera ku nyuguti uriya murongo ntabwo bawuzi, ntibirancanga. None ngo twavuze ngo abantu ngo twasenye Bibiliya. No, oya, Mose ndamwemera nk'umukozi w'Imana, mwemera nk'umuntu
uruhutse Imana yatwaye mu rurembo rw'abizera. Amen. Arahari. N'umurambo wa Mose wabuze warazuwe, Mose aragenda. Yego. Impamvu Mose yagaragaweho n'urupfu ni uko atatambiye icyaha yakoze. Iyo agitambira ntiyari gupfa. Icyaha yakoze cyo gukubita urutare Imana yamubwiye gutegeka, agarutse ntiyagaragaza gukiranuka kw'Imana, agaragaza imbaraga ze. Yego. Imana irambwira ati dore Kanani ntuzahagera. Ariko isezerano ry'ubugingo buhoraho Mose yari afite ryatumye Imana imuzura iramujyana. Hanyuma nyuma yo kumuzura yaragarutse, ndi umuhamya ndabibona. Amen. Muri Bibiliya narabisomye, agaragara kuri Elayono we na Eliya baje muri handova. Bibiliya ivuga iki? Luka yanditse ibyo Eliya na Mose bambwiye Yesu, ngo bari baje kumubwira iby'imibabaro. Yego. Azahurira na Yerusalemu. Abantu babona Mose na Eliya baboneka, ntibazi ngo Mose na Eliya babwiye iki Yesu. Luka yaravuze ngo bari baje kumubwira iby'imibabaro. Kubera iki haje Mose na Eliya? Nuko mu buhanuzi hari imibabaro Yesu azababara. No mu mategeko, amategeko agomba kugonga Kristo. Eliya yaje nk'umuhanuzi uhagarariye ubuhanuzi, Mose aza nk'umunyamategeko uhagarariye amategeko. Ubuhanuzi n'amategeko, ibihano byabyo n'ibizaba byabyo babisuka kuri Yesu. Pawulo ageze mu Bagalatiya aravuga ngo wari umushorera rero utugeza kuri Kristo. Kristo yakiriye igihano cyari mu mategeko ya Mose, yakira n'igihano cyari mu buhanuzi. Nka Eliya, abize teoloji murabizi ko ari umuhanuzi w'umuriro, niwe muhanuzi mukuru. Nubwo atanditse mu banditsi, Yesaya niwe muhanuzi mukuru, ariko mu bahanuzi bahanuye Eliya ni umuhanuzi mukuru nubwo atanditse. Bafata ibyo bahanuye bisohora kuri Kristo, abyakirira ku musozi wa Elayono. Nyuma yaho ntimwabonye byabaye kuri Yesu? Yihanganiye imibabaro, arababazwa. Yesaya yari yaravuze ngo igihano kiduhesha amahoro. Ari urundi rubanza mfite? Nta rundi rubanza ufite. Uyu munsi reka tuze kugenda tugana ku musozo w'iki kiganiro, ariko ndashaka kukubaza ibibazo bibiri byonyine. Uyu munsi Aniseti iyo ari kwigisha cyangwa ari kubwiriza, hari igihe nawe wumva uri kwifasha 100%. Bundi iyo ndi kubwiriza hari igihe mvuga ibyo nateguye kwigisha, ariko nateguriye mu mwuka. Kubera iki? Bibiliya nayisomeye mu mvugo y'ubumana. Ntabwo ndi muri ba bantu bajya babwiriza ibimfasha, kuko ntabwo njya nshaka gusangiza abantu situwasiyo yanjye. Ndi muri ba bantu babwiriza abantu ubugingo bwa Kristo mu byanditswe byera. N'igihe ngewe ntari gufashwa ariko hari ijambo rizima, ndibwiriza bene data. Iryo rero riragaruka rikanyomora inguma, rikansana imitima, rikapuguretinga ubusabane bwanjye n'Imana. Kuko ibyo ndi kuvuga si ibyanjye. Hari igihe ubwiriza rero iryo wateguriye mu bumana, hari igihe utegura n'iryo uteguriye mu bwenge. Ntabwo ibi mbibahisha, na experience nayo irakora, sibyo? Kuko experience ifasha iki kuri tere y'ivugabutumwa? Imfasha kumenya ngo abo tugiye kubwiriza bari kuyiherevu. Nkurikije njyewe ntabwo, first of all, iyo ntegura inyigisho, hari ahantu tujya kubwiriza bafite teme, abo baba batugiriye neza. Binafasha abashumba kwirinda inyigisho z'inzaduka. Binafasha abashumba kwirinda inyigisho z'inzaduka. Bashumba mutwumva, Imana ibashoboze kumva ibyo. Kuko iyo mwaduteguriye teme, tubabwiriza tugendeye ku byateguwe, ntitubabwira ibyacu. Hari aho badutumira batubwiye teme, hari naho batayitubwira. Ntibivuze ngo niba batayitubwiye tubabwiriza inzaduka, tubabwiriza ubugingo bwa Kristo nubwo atari twese. Hanyuma ngomba kubanza kureba, Pawulo ajya mu Bagiriki, yagiye azi neza ko ari abahanga. Ababwiriza ashingiye ku mateka, ubwenge n'ibihamya by'imbaraga z'ubwenge. Murebe ibyo yabwiye Abafilipi, ibyarindamu yanjye. Filipi wari umudugudu ukomeye w'abantu bari tayarinze bavuye ku rugamba, barwaniye igihugu. Hakabamo abanyabigwi b'abacuruzi bakomeye. Yinjira i Filipi rero ntiyari kujyayo nk'umuntu wageze muri Efeso,
Efeso hari akavuyo k'abavugabutumwa benshi nabi ibinyoma barimo, hakaba abantu bakunda kuryoshya, hakaba umudugudu wari mu isoko. Ku Efeso hari hagati y'aho bacururiza, hakaba hafi n'icyambu, amato yarahatsikaga avuye Afurika, avuye Amerika, Uburayi yose yaramanukaga agahita aparika aho ngaho kuri Aziya. Efeso ntabwo ari bufata abacuruzi baje, kuko abacuruzi benshi abenshi baba bazi indimi nyinshi ariko batarize, kubera kugenda. Hakaza n'abize nabo baba barimo, yagombaga kumenya ibyo ababwira, akamenya n'ibyo abwira Abafilipi. Iyo ni experience. Hari igihe ndeba abantu rero nabareba nkabona bemezwa n'ubwenge, ngahera mu buhanga bw'isi kugira ngo mbanze mbuhinyure ngere mu bubasha bw'Imana. Amen. Abo ufite uko babwiriza. Hari n'ujya kubwiriza ugasanga aho bari umuntu urimo ukomeye ni umwana wa dirijante wa korari, ni umwana w'umukuru w'abadiyakoni. Ubwo muri kunyumva, umwana wabo babyaye. Gukomera nuko ageze ku ntera, Imana iciye inzira, ageze ku ishuri, ari mu wa 6 segonderi. Abo nujya kubabwiriza iby'ubuhanga n'ubwenge bw'abagira iki, uraba uri kubavuna mu mutwe. Bakeneye rero imbaraga ziva mu masengesho, kuko ubuzima bwabo ni ugusenga. Iyo ni experience. Kandi bose ukababwiriza Kristo wabambwe akanesha urupfu, akazuka agataha. Rero kumbwira ngo ndafashwa ndetse cyane. Noneho hari n'icyo nkunda utazi. Iyo mfashe urugendo ndi kuvoyaje njyenyine, ndi mu modokari, ngashyiramo inyigisho nabwirije, ndayumva nkanezera. Hari inyigisho itagikunda kumva mu mutwe, si ngombwa kubabwira ngo ni iyihe. Imana iguhe umugisha. Mushumba, hari wahereye kera wigisha Kristo agukoreramo cyane. Hari nk'inyigisho ufite ikibazo mfite, inyigisho ziba outdate, ziba upgrade. Ufite uri kumva ikintu nshaka kuvuga, zirasaza. Nk'inyigisho waba warakoze nka kera, kuri ubu wayumva ukavuga uti aho ngaho habayemo utuntu. Bibaho? Ntago njyewe nanatwumvishe, ntabwo ni brayiminga. Hari urugero rw'imitekerereze nari mfite icyo gihe, ariko iby'umwuka byo byari birimo bimeze bite. Nshobora kuba naratanze urugero ngatanga urutari rwo rungana n'ibyo nzi nemera, ariko icyo nasomye cyo kiguma kikiri cya kindi. Nta na rimwe nari numva inyigisho ya kera ngo numve ngo ibyo nasomye ndabibwiriza ntibyari byo. Ahubwo nshobora kumva naratanze urugero nkavuga ijambo uko ritavugwa, ariko umwimerere w'umwuka ni naho nasomye ntabwo hahinduka ngo hexpiring. Imana iguhe umugisha. Amen. Reka nkubaze ikindi. Ubu uyu munsi Aniseti, hari abavuga butumwa cyangwa abigisha nawe uwumva ukunda kumva ukumva urafashijwe? Cyane cyane abatazwe. Narinzi ko nkikubaza, narinzi ko nunsubiza mpita nkubaza, kuko igihe tumaranye n'igihe tuziranye mw'ibi bintu by'ivuga butumwa, ntago nari numva babandi bo hejuru, navuga ngo bo hejuru, bo mu mavuta cyangwa mu birere hejuru, ku buryo umbwira ngo hari ijambo bavuze numva riramfashije. Ahubwo babandi batazwi, kuki ukunda kwicara akaba ari bo wumva, nibo bafite ubutumwa bw'umwimerere. Ubundi ikibazo ni iki? Asa iki kintu iyo cyimbaza utakimbarije kuri kamera, ikibazo ni iki? Kubera ko oya ntago muteranije, ahubwo ubu Marisa yararanzanye. Ikibazo ni icyanise, ambijije ibyuya. Ubundi Marise, akenshi isoko ikunda kududubiza amazi makeya mu gihe umugezi uhurura. Iyo ushaka kuvoma ukuzuza vuba ariko ibyanduye uvoma haza menshi, ariko iyo ushaka gutegereza ameza wihanganira ku isoko. Abigisha bamaze iminsi myinshi baba bamaze kuvanga ubuhanga bw'aho banyuze, bamaze kuvanga ibyo bamenye, bamaze kuvanga ibitekerezo na revo bumva bariho, bakayivanga n'ibyo basomye ku buryo byose babiterura bakabimpera rimwe. Ariko wa muntu uri kuza vuba aba afite kwitwararika, afite gusengera ijambo, aba afite na mesaje nshya, kuko
burya nubona Eliya yagaragaye yagiye kwa Ahabu kuvuga ngo imvura izagwa, ujye umenya ko no mu buvumo hari abandi barimo. Eliya rero waje kwa Ahabu ari kuvuga ibigiye guhita biba. Mu buvumo hariyo abafite igicumbi cy'amasengesho y'uburyo bazirinda mu bizaba. Ibyo rero bituma n'abana na bamwe bari mu buvumo ngasengera imbaraga zizanyuza muri bimwe bizaba. Rero bamwe mutazi nibo basenga. Kandi burya niba Aniseti ndi kugaragara gutya, igihe cyanjye mu ivugabutumwa aba ari gitoya. Wa muntu utaramenyekana niwe ufite igihe kinini. Ikindi, njyewe ntago nkunda ubuhanga bwinshi mu ijambo ry'Imana, ariko nkunda ukuri kuzuye. Abantu rero tumaze kumenyekana, reka nanjye nishyiremo, dukunda ubuhanga bwinshi kuruta ukuri kuzuye. Ikintu cya mbere kijya gituma ndakunda kumva ababwirizabutumwa b'ibyamamare, ikintu cya mbere gituma ndakunda kubumva bwa mbere, ntago ari uko batari ababwiriza, ahubwo ni uko njyewe uyu mwanya uri pasiteri, kubwiriza neza si igitangaza, ahubwo gute utabwirije neza ngo ubwirize ibyanditswe kandi uri pasiteri. Mu gihe w'abantu bari bukoma amashyi bakavuga ngo twabanye n'umukozi w'Imana, exactly nibyo. Warahamagawe, wiga teoloji, urabisigirwa, uhabwa n'umwanya, n'izina ryawe riratuma bavuga. Ibyo rero wakoze njye simbibonamo igitangaza. Iyo ni impamvu ya mbere. Impamvu ya kabiri, uri dogiteri, sibyo? Uri dogiteri muri teoloji cyangwa se muri siyansi. Guhagarara imbere yanjye ukavuga ijambo ry'ubuhanga ntabwo ari igitangaza, kandi uri dogiteri. None se ahubwo urabuzwa n'iki kuvuga ubwo buhanga? Njye uwo nshaka rero ninde? Ni wa muntu uri hasi, uri buvuga ubuhanga kandi wabonaga nta bumuvamo. Naho kumbwira ngo uri apotre, ngo ikirema kirahagurutse, ahubwo se gute uyobora itorero utagira imbaraga z'umwuka zigukoresha ibitangaza? Gute? Kumbwira ngo Aniseti ngo evangeliste yaje tugira ibihe byiza, nose igihe maze mbwiriza gute ndasenga ngo menye impamvu ngirana n'Imana umubano, ngo mbwirize ibihe byiza biboneka? Njyewe ibyo si abantu bazi ko ari abanyembaraga, sinjya mbatangariramo imbaraga, ahubwo ntangazwa nuko zitagaragara. Ahubwo bamwe rero b'abanyantege nkeya, ntangazwa no kubona bavuze iby'imbaraga, bakavuga iby'ubwenge kandi bitwaritse mu ijambo ry'Imana. Abo baranezeza ngapfa nkabura uko mvuga. Niyo mpamvu. Murakoze. Reka dusoze ariko nkubaza kimwe cyonyine, ni abahe bavugabutumwa cyangwa abashumba bagufasha batatu basi mu batubwira ubundi? Nta n'umwe, ahubwo mfashwa n'ibyo yavuze mu byanditswe byera. Nta n'umwe? Nta muvugabutumwa n'umwe ngira umfasha, ahubwo mfashwa n'aho asomye. Ubwo se uwo wemera noneho? Nta n'umwe, ahubwo nshobora kwemera ibyo yavuze cyangwa nkabihakana. Ntawe pe. Reka dusoze. Rose kutanyuzwa. Reka dusoze. Rose hari uwuzi nigeze nkubwira. Uyu munsi reka tugaruke kuri cya kiganiro cyangwa kuri ya nsanganyamatsiko twari dufite mu kiganiro. Uyu munsi uramutse ugiye mu iteraniro, wagiye gusenga bisanzwe, wagera ugahura n'umwigisha uri kwigisha ko nyuma y'ubu buzima hari urubanza. Nkawe Aniseti, wakumva atanze inyigisho yuzuye cyangwa n'ubundi wumva hari icyo wakavuze ariko ukamutura? Ubundi hari ikinyoma kitiyica, niyo mpamvu kitateza impaka muri iki. Kuko abo wabwiye ngo bazajya mu rubanza n'ubundi ntiwuburubaraze. Nta rubanza rero nanjye nagushyiraho kuba wabwiye abantu ngo muzajya mu rubanza kandi ari abera ntawe uzababuranya. Nose rega Bibiliya iravuga ngo ninzu uzaziciraho iteka, ni Kristo kandi ari we wazicunguye. Nese tuvugisha ukuri, abo mujya mubona bajya mu rubanza ni abera cyangwa ni abanyabyaha? Ni abanyabyaha. Bakoze nukekwaho tumushyire muri iyo sekta. None se nk'abo Kristo adakekaho, murumva bazajya mu rubanza gukora iki? Ahubwo kuvuze bwa nyuma niko kabisobanuye. Ni ukuvuga ngo umuntu udakekwa ntacyo azajya gukora mu rubanza. None se azajya mu rubanza gukora iki nyine?
kandi nyine ari umwere. None se urubanza ruzabaho ntabwo ari urwa Satani, na ruriya rubanza rw'abanyabyaha ni ukugira ngo Imana igaragaze gukiranuka kwayo, hatagira urira, hatagira ubabara yumva arenganyijwe n'Imana. Imana iguhereze umugisha. Reka dusoze rero. Ubabajwe nuko nta mwigisha n'umwe ngira numva. Njyewe nta mwigisha n'umwe ngira nkunda numva, nta n'umwe ngira ndakunda ntakumva. Biterwa n'icyo ari kwigisha. Biterwa n'icyo ari kwigisha. Hari igihe ashobora kwigisha ikintu ari kubeshya. Hari uwigisha Bibiliya abeshya, hari n'uwigisha akabeshya ibingana n'ibyo azi. Ubeshya ibingana n'ibyo azi rero uramwihanganira, ariko hari n'ubeshya nkana. Uwo nguwo nyine uwo munsi mbambwiriwe. Reka twisi natwe iyo terime twarageranye. Noneho wa muntu wigishije nkamwumvamo ibyiza, ndabizi neza ko ibyo yigishaga atari ibyo, ni umwuka wabimuhaye, sibyo? Biguhesha igikundiro nk'umuntu, ngashimira Imana ku bwawe, ariko ntibivuze ngo ndagukunda ku buryo n'ahandi nazagukurikira. Erega ibi bimenyekane, hari n'abantu bajya bambaza ngo uzajya kubwiriza he tujyane, nta n'umwe ndabwira ngo ngwino. Kubera iki? Urakurikirana iseti kureba iki? Wakurikiye Kristo. Hari igihe cyagiye nabwirije neza ndi mu mbaraga z'Imana, hari n'igihe uzaza nimbwiriza ntibigufashe, bitewe na situwasiyo yawe cyangwa yanjye, birashoboka. Rero njyewe nta mwigisha n'umwe nkunda mvuga ngo uyu niwe numva. Ntangazwa no kubona umwigisha w'umuhanga atabwirije ibintu by'ubuhanga burenze. Kuri dogiteri udahishurirwa ugahora utubwira amahame n'ibyo wasomye gusa, kandi ibyo wasomye n'abandi babisoma. Nibura wakabaye kuba uri dogiteri uhishurirwa, ugacukumbura, ukazana ibishya, ukaba ufite ibishya Kristo yagushyizemo. Aho kumbwira ubuhanga ngo ibitabo ngo bya Rick Warren urabuzwa n'iki kubisoma mu ndimi zose se kandi uzi kuzisoma? Ngo mperuka ngo gusakinga ngo kuri Google. Ntabwo abantu bose bazi kugugoringa. Ntabwo icyo ngende bugifate nk'igitangaza ko wabonye ubuhanga kuri Google, ahubwo igitangaza gute utabushakayo kandi uzi inzira unyuramo ubushakayo. Imana iduhane umugisha. Tuza gusoza iki kiganiro, ariko hari umuhanzi mukunda uririmba indirimbo za gospel, kavuga uyu muhanzi aramfasha ndamukunda. Njye ntago nkunda abantu, ahubwo nkunda ibyo bakora. Kuko nzi neza kutigira ku muntu. Ibi bintu uzabimenyere Marise, kandi uko niko kuri. Ko nk'ubu hari uwo ngira indirimbo nyinshi ze numva kuruta iz'abandi, ariko hakaba n'indirimbo ze ntemera, bitewe n'uburyo ziririmbitse cyangwa imyandikire, zanditse uburyo zibyinitse. Noneho cyane ko abahanzi benshi ba gospel, njye ntago mbafata nk'abahanzi ba gospel, mbafata nk'abanyabizinesi muri gospel. Mbafata nk'abanyabizinesi muri gospel for reason why. Kubera iki? Sibyo? Kubera impamvu ya mbere, uyu muhanzi akoresheje igitaramo, arishyuje. Icyo si ikibazo cyo kwishyuza. Ba bantu bahinduwe n'indirimbo zawe mu gitaramo cyawe bakurikiranwe bate niba byari ubutumwa bwiza? Ese ufite umuntu wabwirije arabasengera, ufite abantu mwatuje se agakiza baraza, bamaze kwatura agakiza mu boriyanta aho barererwa. Ngiyo niyo ntego mpita ndeba mu ivugabutumwa. Ntago ndeba ngo wagize abantu benshi cyangwa bake. Ni benshi wamajije iki, ni bake wabwiye iki. Hari igitaramo wajyamo cy'umuhanzi runaka ukagenda ukishyura? Ubwo ntaba ngiye kureba iki. Ugiye kumva ubutumwa bwiza mu ndirimbo, ntazicuranga kuri radiyo. Ntago ari uko kwishyura ntabikora, nshobora no gutera inkunga singeyo, ariko ariko wenda ahari ni ikibazo cyanjye. Icyo cyo ntabwo nakigira ubuzima bw'umwuka, ni ikibazo cyanjye. Sinkunda ahantu hateraniye abantu benshi batari buze kwaturamwo agakiza. aba ari igihombo. Kuvuga ngo naje mu gitaramo, babyinnye turabyina turataha, birarangiye, tubyinnye umuziki, tubonye umuntu w'icyamamare turatashye. Yego. Hari ikintu kiba kiba muri icyo gitaramo. N'ibyo bitaramo koko bibaho, akaba igitaramo cya gospel kitarimo ijambo ry'Imana, kitarimo kwatuza umuntu agakiza niba yahindutse.
ni ikibazo kandi kiremereye. Mwebwe buriya ntabwo mwumva imbaraga Satani ashyira mu bantu barangarira ubutumwa bwiza bitwa abakristo ariko ntibahindurwe nabwo. Ntabwo muzi ikiguzi Satani atanga kugira ngo abantu bagume muri ako gahugi. Erega hari icyo utatanga kugira ngo ubuzima bwawe bugende neza? Nta na kimwe. Niba ntacyo utatanga ngo ubuzima bwawe bugende neza, Satani azi ko ubugingo buruta ubuzima bwawe. Watanga ibiguzi birenze n'ibyo wowe ukenera, sibyo? Atanga ibiguzi biruta ibyo ukenera kugira ngo abone ubugingo bwawe. Rero kurangaza abantu, wowe urabizi ko indirimbo zawe mu kabari barazibyina bakazisindiramo. Umuntu ashobora kuzicuranga ari muri ruma akora ibyaha agasoza nta kwisubira. None uramuprofise kuri firidi, muri kumwe face to face, uramuattractinze, sibyo? Umuntu yemeye kuza, uraririmbye, arafashijwe, aragukunda, ntufashe imbamutima zawe zo kwizera Kristo ngo uzitransfere muri we, uyu muntu ahinduke. Bamwe banyuzwe n'ubutumwa, bakunze umuziki, ntunababwiye uti ushaka kwakira Kristo w'umwami n'umukiza, natambuke tumusengere. Nibura ngo nunamusengera tumworiyante mu itorero rijye kumurera. Ubwo urambwira ngo ubwo bwari ubutumwa bwiza? Showbiz no ubona nje bene uwo ngufata nk'umunyamuziki. Kuko mwese muri ntuzi imwe, muri ango imwe, bafata muri angle imwe. Umuziki uraruhura, uvura abantu depression. Umuziki ni umuganirizi wihariye ugusanga igihe cyose ucurangiye, sibyo? Akora ku marangamutima yawe bitewe n'igihe urimo, akuganiriza igihe icyo ari cyo cyose. Ariko nyuma y'ibyo turirimbye Kristo, waranyitangiye umenera amaraso, tubyinnye umuziki, nta n'umwe tubwiye ngo ngwino wozwe n'ayo maraso. None se ubwo ndaza kwishyura numva iki? Ntakirimo. Nta muntu n'umwe twatuje agakiza. None ibaze gukora ibitaramo ukazarinda usaza, nta muntu n'umwe uzi wabatijwe akirijwe mu bitaramo byawe. Nta muntu n'umwe uzi wabatijwe kubera ubwo butumwa bwawe. Noneho nawe utanahamagaye abantu bakiriye Kristo, nibura ngo hagire umwe uhamya muri ba bandi benshi baje. Uri umunyamuziki mwiza, uzi kwandika neza, intego yawe ikagerwaho, ukwiriye no gushyigikirwa. Ariko mu babwirizabutumwa mba ntarakubona. Kuko ubutumwa ni iki? Ni impano y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa kandi kubona. Reka dushimire bene data, twari turi kumwe muri iki kiganiro ku ijwi ry'umukanguzi, kandi biratunezeza cyane iyo tubonye muri kumwe natwe mu buryo bwa komenti, mukora like cyangwa share, byose turabibashimira. Ni uburyo bwo gufatikanya natwe kubaka ubwami bwa Kristo. Rero mwese turabashimiye, nimugubwe neza. Iyo dukoze ibiganiro nk'ibi ngibi ntabwo ari ukurema impaka, ahubwo tuba tugira ngo twese twungurane muri uru rugendo, hatagira umuntu uhomberwa. Rero turabashimiye uburyo mwabanye natwe, kandi dushimiye mwene data Aniseti wadufashije gusobanukirwa umwuka wera w'Imana wamukoresheje. Haleluya. Akomeza mukoreshe. Jeune Kwizera nawe turagushimiye kubwo kwitangira umurimo w'Imana. Turabashimiye. Noneho rero mwadufashe n'ubundi tugasenga dusoza. Reka dusenge. Ese wowe hari icyo wahinduweho mu ijambo ry'Imana? Hari icyemezo se wumvishe ufite kugira ngo nawe utazajya gucirwaho urubanza, ahubwo uzabarirwe mu bera? Hari ibintu abantu batajya bigiraho mu isi, kubona umuntu ashagawe, bamera amamikorofone bari kuyamutunga ngo avuge, atanga inkuru, akaganiriza abantu bari mu mudendezo bari kujya gufungwa. Ntabwo mwumva ukuntu biriya bintu biryana. None tekereza umunsi bamwe bazaba bari gutambagira, bari mu byishimo byo kubona umwami wabo Kristo Yesu, wowe uri mu mubabaro. Bakundwa, agakiza karabonetse, bisaba kwizera, kandi iyo wizeye urahinduka. Nawe byananiye,
ngwino uhungire kuri Kristo, aho kugira ngo ukore icyaha wigendere uve ku Mana ngo narasambanye sinzagaruka, nakoze icyaha runaka sinzagaruka. Garuka ngwino, n'ubundi umuganga ategereza umurwayi, umuti n'uw'abarwayi. Ngwino Kristo arakwakira, ibiganza bye biragutegereje, kandi umutima w'Imana nicyo gitabo cy'agakiza. nanze kujya mu mpaka nyinshi. Ubu abantu benshi bazi ngo bazabona igitabo cy'ubugingo amazina ari gusomwa. None se igitabo cy'ubugingo murumva ari iki? Ni umutima. Izina ryacu twebwe turi mu isano rya Kristo, kandi amazina yacu yanditse ku mutima we. Abanjye ndabazi, yabamenye atabanditse, yabamenye binjiye mu maraso. Ntabwo ari igitabo azabumbura, ni amavamutima ya Kristo azanezezwa n'abamwizeye. Imana ibaha umugisha. Nawe rero icyo gitabo nikibumbuka, imbamutima za Yesu zizanezezwe nuko nawe wemeye ukizera ugahindurwa n'amaraso ya Kristo. Mana yo kwizerwa, Imana y'agakiza kacu, Imana y'urukundo n'imbaraga, Imana y'imbabazi n'ubuntu, turagushimiye. Ubuntu bwawe buratuzura bugatuma tudapfa. Haleluya! Ubuntu bwawe buduhesha kubaho. Rambura ikiganza cyawe, wakiriye intama, wakiriye umuntu uhize, uhindutse, uhindukiye, kugira ngo ugendane nawe. Urinde imitima y'abatwumvishe kugira impaka zibahunza kumva ijambo ryawe. Imbaraga zibonerwa mu gakiza kawe ziganze, nk'uko twasenze dutangira. Ubabaye wo muri twe umunezeze, urwaye umukize, kandi buri muntu wese umuramburire ukuboko kw'ibyiza kubw'imbaraga zawe. Tubisenze twizera ku bwa Kristo mwami wacu, amen. Amen. Shalom, shalom. Ijwi ry'umukanguzi.